dukomeje gushima Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana, turebere hamwe imirongo yadufashije mu bice twasomye none, kandi dukomeje kugushimira wowe ubana natwe muri uyu mwanya mwiza. Yesu aguhe umugisha, ntugacogore, ahubwo urushaho kugira umwete wo kuba mu ijambo ry'Imana, bizagufasha, bizubaka ubugingo bwawe, Imana ikwambika imbaraga. Uyu munsi twasomye mu gitabo cya Yeremiya ibice 16 n'igice cya 17, twasomye na Zaburi ya 96, dusoma no muri Yohana igice cya 16. Mu by'ukuri muri ibi bitabo byose twasomye harimo amagambo meza yafasha ubugingo bwacu akatwubaka, harimo imbuzi z'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Reka turebere hamwe nk'umurongo wa 7 w'igice cya 17 cya Yeremiya. Hari amagambo meza ajya yubaka umutima wanjye, aravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ni amagambo meza agaragaza ibyiza byo kwiringira Imana no kwizera Imana. No mu gihe hariho amapfa ni igihe cy'inzara, kiba kirimo izuba ryinshi, nta biribwa biriho, nta mazi ariho, n'inka zidafite ibyo zirisha, mbese ni igihe kibi. Ariko no mu gihe kimeze gutyo, mu buzima bw'umukristo wizera kandi akiringira Imana, ntacyo bizamutwara. Ntabwo azita ku mwaka wacanyemo amapfa, ahubwo ibibabi by'icyo giti bizajya itoto, ahubwo umuntu azajya amureba amubonana umunezero n'amahoro bitangaje bituruka mu kwiringira Imana no kuyizera. Ni umurongo udushishikariza kwizera no kwiringira Imana. Muri Zaburi rero twasomye 96, hari undi murongo udushishikariza gusenga, ariko tugasenga twejejwe, twambaye ibyera. Ni umurongo wa 9, uravuga ngo musenge Uwiteka mwambaye ibyera, mwaba ari mu isi mwese, muhindure umushyitsi imbere ye, Imana ishimwe. Dukwiye kumenya ko Imana ari iyera, natwe dukwiye kuyisenga twera, twejejwe, tugaragarira muri Kristo Yesu. Twahawe amaraso ya Yesu adutunganya akatweza. Ni byiza ko tumenya agaciro k'ayo maraso, kuko aduhindura abera, Imana ishimwe. Bituma natwe duhinduka abera cyangwa twezwa, tukagaragara imbere y'Imana ntaho twera ku bwa Kristo Yesu, Imana ishimwe. Ayo maraso rero ni ay'agaciro kenshi, niyo atweza, niyo adutunganya, nuko tujye tugaragara imbere y'Imana tugaragariye muri ayo maraso ya Kristo. Imana iduhana umugisha. Mu gice rero cya 16 cya Yohana twasanze amagambo meza agaragaza akamaro k'umwuka wera. Yesu yenda kubambwa, yenda gusubira mu ijuru, yasize abibwiye abigishwa be, arabihererana nk'uko bahoraga baganira, arabaganiriza, ababwira ko ari byiza yuko agenda, kuko azaboherereza umufasha. Imana ishimwe ko Yesu atajya adusiga, atajya aduhana, ahubwo ahorana natwe ibihe byose. Bari bamumenyereye nyine babana mu buryo buri physique, muri naturel, ariko ubu ngubu yari abasezeye ababwira ati hari igihe muzaba mutambona, ariko ni byiza ko ngenda, kuko nzaboherereza umufasha. Yaravuga ati ndacyafite ibyo kubabwira, ariko ubu ntimubasha kubyumva, mwabyihanganira, ariko nk'uko ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Imana ishimwe. Ese wowe wahawe umwuka wera? Umumaro w'umwuka wera mu buzima bwawe, ushishikare gusaba umwuka wera, winginga Imana, wuzure umwuka wera, azakuyobora mu kuri kose, azakubwira ibigenda kubaho, azakwibutsa ibyo Kristo yavuze, ariko wuzure umwuka wera mu izina rya Yesu, akuyobore mu kuri kose. Ndasabye ngo twuzure umwuka wera mu gihe gisa n'iki. Amen.